Hello, nizere ko mumeze neza. Ese waba uzi ko ino application ngiye kuba nakwereka ukiyandikisha uhita ubikuza? Yego ni amafaranga make cyane yo kugerageza. Coin baguhereza za bonus uhita uzibikuza. Ngiye kukwereka rero uko bikorwa nk'uko ubireba yamaze kutugeraho. Ndakwereka uburyo bwo kwiyandikisha ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwiyandikisha, urebe neza ko twishyuye. Urabona ko zino RP nizo twakinnye game bwa mbere. Ese ni iki gisabwa kugira ngo ubashe kuba wakoresha ino application ibashe kuba yakugira umumaro kandi uyikoreshe neza mu buryo bwiza kandi bushobora kuba bwakugira umumaro? Ndaje nkwereka uburyo ino application wayikoresha ukabikuza kuri Airtel Money cyangwa Mobile Money mu gihe waba ubishaka, cyangwa ukabikuza kuri Binance ikaba yaguhereza kuri Mobile Money. Gusa ibyo si ngombwa ku bantu bose bayikoresha, yaba adafite Binance cyangwa afite Binance. Kandi ukeneye kubikuza ushobora no kutwandikira tukaba twagufasha kubikuza mu gihe waba ukeneye. Urabona ko ushobora kubikuza kuri Mobile Money ukayakira mu buryo bw'amayinite bwita mobile recharge, ukaba wabikura amafaranga kuva ku giceri cy'150 kugera ku mafaranga arenga ibihumbi 10. Bivuze ngo ahangaha ushobora kuba wabasha kubikuza. Ushobora no gukoresha Airtel Money mu gihe waba ukeneye kubikuza, ukoresha Airtime cyangwa bando cyane ibindi. Ushobora gukoresha Binance ukabikura uhereye kuri 0.1 kugera kuri 0.25 cyangwa amadolari 10. Kana subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Tudatinze rero ngiye gutangira nkwereka uburyo bwo kwiyandikisha. Urabona handitse comment hano uri kurebera video, kanda hano handitse comment. Reka mbakwereke nimba utari kureba. Urabona hano handitse comment. Numara kuba rero wakanda ahangaha, ariko mbere na mbere ubanza ukande like, ukande share, ukande na subscribe kuri ino channel. Nurangiza uhite ureba ahangaha handitse comment, ukande kuri comment. Nurangiza uhite ureba ino comment ya mbere yanditseho ngo yandikishe hano. Urabona ino link yanditseho iri app rewards before. Ahangaha ndi kukwereka iyo link niyo uza ugakandaho kugira ngo uyandikishe. Reka turebe neza uko ubigenza kugira ngo uyandikishe. Urahita ukanda kuri iyo link. Numara ukanda kuri iyo link bahita kujyana kuri Chrome, utegerezeho gatoya cyane biloading. Uze kuba ufite internet nizo zonyine zisabwa. Nurangiza utegerezeho gatoya biloading, akanya gatoya birakomeza biloading. Mu kanya gato cyangwa mu masegonda make bahita bakugeza aho uyandikishiriza. Bahita bakugeza kuri Play Store. Nugera kuri Play Store bahita kugeza kuri application. Numara kujya kuri application urahita ukanda install. Urabona ko ngera amaze kuinstalinga. Urahita ukanda install, wowe harabari ijambo install. Uhita ukanda install, mara kuba install ihite iba open, ukande kuri open uhite ugera ahangaha. Nugera ahangaha urashyiraho urutoki scrolling ujyana hirya iburyo. Nurangiza ukande kuri kano ga fresh. Akangaka karimo kakanda ukanda agree, kwemera amategeko n'amabwiriza y'ino application. Nurangiza kwemera amategeko n'amabwiriza y'ino application, utegerezeho gatoya bakujyane muri country with Google. Uhitamo email ugiye kuba wakoresha. Umara guhitamo email ugiye kuba wakoresha, utegerezeho gatoya cyane bakugeze muri application. Turebe neza uburyo wakoresha ino application barangiza ukayibyaza umusaruro. Tudatinze rero urabona ko tumaze kuba twajya muri ino application. Hano harimo ama survey, ama top survey, ama offers, ama game n'ibindi bigiye bitandukanye. Tugiye kureba se niki twakora. Rero ukimara kwiyandikisha uraza gusangamo bagwayemo scratch. Iyo scratch ari nayo uhita ubikuza. Iyo umaze kuyiscratchinga yo uhita ubikuza kuri Binance akakugeraho mu gihe kitarenze umunota umwe. Reka turebe neza uko bikorwa. Urabona ko hano hari service zitandukanye, ariko reka duhere kuri scratch. Urabona handitse ijambo scratch, hari ijambo rimwe urahita ukandaho bakwereka handitse ngo tap to scratch. Handitse tap to scratch urahita ukandaho. Nurangiza ukozeho urutoki uhita ureba reward ubonamo cyangwa RP ubona ko dutsindiye RP 100 zise zijya kuri balance account yacu. Izi reward app cyangwa zira reward za RP tugiye guhita tuzibikuza kuri Binance kugira ngo turebe neza koko nimba ibyo bintu bikora kandi ari ibyanyabyo. Urabona ko hano hari ama survey ushobora kuba wakora ukabonamo izo RP, bivuze ko izi ari RP 2200. Urabona ko kugira ngo ubashe kuba wascratchinga cyangwa wabona izindi scratch bigusaba ko uba wakinye game cyangwa kuba wakora daily streak zigufasha kubona ama reward. Bisaba kuba wamaze kuba wakina byibura game ya mbere. Bivuze ngo urahita ureba ahangaha handitse play now cyangwa uze hano handitse streak, bitewe naho ushaka hose harakugezayo. Nukanda kuri complete streak, ahangaha handitse ijambo complete streak. Numara kuba wakanda bahita bakugeza ahangaha ngiye kukwereka. Urahita ukanda handitse play game, uri kuba bakubwira amategeko n'amabwiriza kugira ngo ubone RP. Uhita ukanda kuri play game.
bahita bakugeza ahari application za play gaming cyangwa zo guplayinga game. Umara kugera aho ngaho urahita ukanda agree and continue, kwemera amategeko n'amabwiriza yo guplayinga game. Nurangiza ukandeho tukana handitse allow tracking, ubemereye ko bamenya aho uherereye. Allow tracking rero utegerezeho gatoya bakugeze aho usanga game yo kuba wakina. Rero ushobora no kutanyura ahangaha, ukaba wanyura no muri app bisanzwe, ariko bitewe naho ushaka baraza guhita kugeza kuri game ya mbere uza gutangiriraho ukina. Urabona handitse ijambo play now, ahanditse ijambo play now niyo uhita ukanda, ariko ndaje kwereka n'uburyo babikuza utagira ngo nabyibagiye, ngiye guhita mbikuza akaya nkiyandikisha nka n'ibindi bintu ndakora, noneho ujye wakora urusheho kugenda ubikora. Rero udatinze urahita ukanda handitse play now, baze nkwereka uburyo bakina game. Urahita kugeza kuri game yo gukina yitwa Good Plaza, uhita ukanda play, ukande ahanditse ijambo install, ukande OK kudownloading ukoresheje megabyte cyangwa wifi, uhitamo icyo ugiye kuba wakoresha wowe ubwawe. Rero urahita utegereza app igatangira kujya muri telefone. Bisaba igihe gito cyangwa bitewe na network uri gukoresha kugira ngo ino application imaze kuba yagira muri telefone. Urategereza gato ikaba installed, ikaba muri telefone yawe kugira ngo ubashe kuba wayikina. Rero reka tube dusubira inyuma nkwereke utundi tuntu. Ushobora no gucana handitse ijambo play now mu gihe utaciye kuri streak, akana kuri play now bagahita bakugeza ahari game ugomba kuba washyiramo. Rero urabona ko kubera ko nari mvemo application itarajya muri telefone, bari kutubwira ngo explore new app. Leta kandi handitse explore new app, ngiye kureba aho application igeze ijya muri telefone. Urabona ko imaze kuba yajya muri telefone. Rero ikintu uhita ukora, uhita ukanda play now, nimara kuba yajya muri telefone uhita ukanda handitse play now, kandi nimba ugeze ahangaho utarakanda like kuri ino video, kanda like kugira ngo dutize imbaraga ino video irusheho kugira kure, kandi mu gihe unatumiye umuntu muri ino application ujye wibuka kumusharinga ino video nawe ayibone cyangwa urangire aho asanga ino video. Rero ikintu uri bukore ukimara kana play now, barahita bakwereka uburyo bakina ino game. Reka nkwereke rero uburyo bakina ino game kugira ngo ubashe kuyikina neza. Tudatinze rero nkuko ubireba, ufata utuntu dusa ukaza ugenda uduhuza, utuntu dusa ukaza ugenda uduhuza. Urugero ushobora kureba nka tuno tuntu tw'utubox ukaza ugenda uduhuza dusa. Urabona ko iyo uduhuje uhita ubona amanota akazamuka. Urabona ko tugeze kuri level ya kabiri, kandi hari buri level ibifite ama RP iguhereza. Bivuze ko ubu ngubu aka kanya tugeze kuri level ya kabiri. Rero ushobora gukina level zose. Ikintu ugomba kuba wakitaho, ugomba kureba amategeko. Nk'iyi game bakubwira ko ugomba kuyikina igihe kitarenze iminsi 30, bibaye byiza wanayikina mu munsi umwe ukayirangiza amarevo yayo. Niyo mpamvu iyo iminsi 30 irenzeho cyangwa ikaba yarenga, bivuze ngo ibyarenze ku nyuma y'iminsi 30 byo ntibabibara, babara iminsi 30 kuva watangira gukina game. Rero hano harimo ibintu byinshi, ama app offers, gutumira n'ibindi. Gusa iyo ukiyandikisha bahita kwemerera kubikuza, shyiramo email yo kubikuza, ugahita ubikuza akakugeraho. Nubwo ari make cyane, ntabwo ari amafaranga menshi, ariko ni uburyo bwiza bukwereka ko application yishyura, kandi yishyura vuba mu gihe kitarenze iminota mike cyane abakugezeho. Reka turebe neza, tubisuzume turebe neza koko nimba ari byo, tukore review yacu ntabwo turebe koko nimba kubikura byihuta. Udatinze rero nkuko ubireba, urakomeza uhuze tuno tuntu vuba. Numara ko waduhuza game cyangwa level, uhita uva kuri level imwe ujye ku yindi level. Kuduhuza ni ibintu byoroshye cyane. Ugenda ureba nkaho hari amacupa ya Fanta ukayahuza, ukareba hari utubox, utubox ukaduhuza, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Nuko ukomeza ukina game mpaka tuno tuntu twose dushize. Iyo duhuye ari dutatu duhita turangira, cyangwa ugafata utundi. Urabona ko biri kwihuta, urabona ko ubu ngeze kuri level ya gatatu. Urabona ko ari ibintu byiza. Ubu level ya gatatu nayigezeho. Nshaka najya kureba kuko kugera kuri level ya kabiri bakugenera RP cyangwa coin baguhereza zo kuba waza unabikuza. Reka nze tujye kureba, nizere ko aka ugasobanukiwe. Urabona ko tugeze kuri level ya gatatu. Ushaka wahita ukomeza ugakina na level ya kane bitewe nuko ubyifuza. Reka turebe rero iby'ingenzi cyo gukina game, cyangwa ibyo gukina game ndakeka mubimenyereye. Abenshi munakina game ntacyo zibamarira, cyangwa ugakina game nta mumaro iri bukumarire. Reka tujye kureba neza muri RP Reward app yacu. Urabona ko ahangaha twagezemo. Urabona ko nituramuka tugarutse muri ino application, urabona ko dufiteho za RP 100 twabonye mu buryo bwa redeem bwa welcome bonus. Urabona handitse complete streak, ntabwo wabasha kuhakana utarakina game. Niba mara kuguha coin za mbere nibwo uza kubasha gukora streak.
rero nk'uko ubirebamo ahangaha ushobora gusubira gukina game mu gihe waba ubishaka cyangwa ukaza ukareba coin bari buguheza. Urabona ko kujya kuri level ya 3 biri muri in progress, coin bagenda baguheza bitewe na level ugezeho. Izo coin zose zigenda kuri account yawe noneho ukaba wazibikuza. Reka turebe neza rero uko bikorwa. Urabona ko ahangaha ushobora kubikuza ukoresheje Binance, ushobora kubikuza ukoresheje mobile recharge kuri MTN mobile money cyangwa Airtel money bitewe n'uburyo ushaka. Nimba ukeneye mu buryo bwa mobile money ushobora gukoresha Binance gatego mobile money, aho ukeneye mu buryo bw'amayinite gatego mu buryo bw'amayinite cyangwa Airtel bitewe n'uburyo wifuza. Urabona ko ahangaha bitewe na RP ufite aribwo buryo uhitamo ayo uri bwakire. Tudatinze rero nk'uko bireba ushobora no kubikura ukoresheje PayPal ugakoresha USDT ndetse na buriya buryo bwa Goals, cyangwa ushaka kubikuza rero katari uburyo bwo kubikuza. Tukanda hano kubikura ukoresha Binance uhita ushyiramo email ukoresha kuri Binance cyangwa email wowe ibaruye kuri Binance account yawe. Reka nshyiremo email ibaruye kuri Binance account yanjye, bite nkanda hano handitse ijambo next. Nimara gushyiramo email ibaruye kuri Binance yanjye urabona ko ngiye guhita mbikura aya ngaya uri kubona angana na RP 100. Nimara kubona kanda kubikura ndahita nkanda confirm nsabe kubikura nk'uko nguko, uhita ubona ko ubu ngubu aka kanye yabaye paid. Ubu ngubu twamaze kuba twayishyurwa. Urabona ko ahise atugera kuri Binance account yacu. Urabona ko ni app yishyura byihuse. Igitinda no kubikura wowe bwawe uramutse ubikuye urabona ko byihuta cyane. Bivuze ngo arasabwa gukora cyane, naho kubikura byo ni ibintu byoroshye kandi akugeraho mu buryo bwihuse. Apana za app utegereza igihe kirekire utegereje ko uzayabona, ugasanga utegereje amasaha 28 amasaha 48, ariko iyi ngiyi yo urabona ko yihuta mu kubikuza. Urabona ko ari application nziza cyane ushobora kuba wakandaho ukareba ko yakugezaho kuri Binance account yacu. Rero nkuko wabibonye twatangiye tureba video, wabonye ko ntagira nkwereka ko yatugezeho. Reka tujye no kuba twabireba. Urabona ko ubu ngubu yatugezeho kuri Binance account yacu, ubu ngubu yamaze kuba yatugeraho. Reka tujye kubireba neza muri detail cyangwa muri transfer ziba zakozwe muri Binance account yacu, turebe neza koko nimba koko yaba yaje cyangwa atari bya bindi. Aya ngaba baguhereza mu buryo bwo gusuzuma kugira ngo urebe neza ko application yabo ikora neza, kugira ngo ayo wakuriyemo cyangwa ayo wabonyemo abe yakugeraho byewe cyangwa bigaragara ko yakugezeho. Ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Urabona handitse ngo pay deposit 0.001 USDT completed. Ubu ngubu yo yamaze kuba yagiramo n'indamuka nkanzeho. Urabona ko ahangaha byamaze kuba successful from receive Gold Hill Software Private. Urabona ko ariho aturutse. Ndizera neza ko ibi bintu bisobanukiwe, kandi ugize ikibazo wacyandika muri comment, kandi nimba ugeze ahangaha utarakanda subscribe yikande, kandi nimba urayikanze uri umuntu w'agaciro cyane. Tuzadukomeza kubana ahangaha umunsi kundi. Ikibazo wagira wacyandika muri comment, kandi uri kwinjira muri group yacu WhatsApp kugira ngo uzurushaho gusobanukirwa neza akantu ku kandi umenye update nyinshi zigiye zitandukanye. Nanjye nzangira ndushaho kubashakira utuntu twiza kandi twingira akamaro, kandi dukora apana gukora ibintu bitari sawa. Bye bye, mugire byiza. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Ciao ciao.